ese utwite ntabwo wigeze utekereza ikintu cyo kwiyahura? sinyikwiriye kubaho. Bamfashe nk'inshuro nk'eshatu ndi kwirukanka njya kuri Nyabarongo, nanyweye aside. Mwiriwe neza, ntizere ko mumeze neza cyane. Muhawe ikaze kuri Community Radio, aho tugiye kubanda mu kiganiro njye ugiye kukibagezaho. Nitwa Iraguha Safina. Insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka ziterwa n'inda zitateganyijwe mu bana b'abangavu. Ntabwo ndi njyenyine, mfite umutumirwa, reka abanza bibwire ubundi tutangire ikiganiro. Yego murakoze, nanjye nitwa Mukamana Nadina, nkaba ngiye kubana namwe muri iki kiganiro. Nadine, uhawe ikaze. Yego murakoze. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wayumvishe, tugiye kurebera hamwe ingaruka ziterwa n'inda ziterwa abana b'abangavu. Ariko kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa neza ubundi umwangavu ni iki, kugira ngo umuntu bavuge ko ari umwangavu cyangwa ageze mu gihe cy'ubwangavu arangwa n'iki, cyangwa umwangavu muri rusange ni iki? Umwangavu ni umukobwa, abasore babita ngo ni ingimbi, abakobwa bakabita abangavu. Ikikubwira ko umukobwa yagezemo mu gihe cy'ubwangavu, atangira kugira igihe cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke nshatse kuvuga igihe cyo kujya mu mihango, agara amatako, ahindura ijwi, atangira guhindura imyitwarire, atangira kumva yabaye umuntu mukuru bitandukanye n'uko yari ari. Niko nyine umwangavu aba ameze. Numva amaze kubasobanurira umwangavu icyo ari cyo kugira ngo dukomeze ayo kiganiro. Wambwiye ngo witwa Nadine. Yego. Mu kiganiro cy'uyu munsi nifuje ko twaganira kugira ngo turebere hamwe izo ngaruka abana b'abangavu bahura nazo mu gihe cyo gutwara izo nda zitateganyijwe bakiri batoya. Nadine, ufite abana bangahe? Abana babiri. Ko ufite abana babiri kandi ubona ukiri mutoya? Nanjye nyine nuko natewe inda nkiri mutoya cyane, natwise inda y'umwana wa mbere mfite imyaka 17. Natewe inda nyine nyiri umwangavu, nyiri muri ya maraso ashyushye cyane. Yaravuze ngo watewe inda ukiri umwangavu. Ese uterwa inda wayitewe n'umuhungu mwakundanaga, wayitewe n'undi muntu ku ruhande? Mbese tubwire ukuntu byakugendekeye kugira ngo utware iyo nda ukiri mutoya kandi atari wowe wabihisemo. Ukuntu byangendekeye, ntabwo nigeze mbyarana n'umuntu dukundana cyangwa nigeze nkunda, kuko natewe inda ntaratangira gukundana. kubwo wenda ubuzima runaka naraciyemo, natewe inda nafashwe ku ngufu. Wafashwe ku ngufu? Ufatwa ku ngufu se wafashwe ku ngufu n'umuntu uri mu kigero cy'imyaka ingahe, ungana ute, kugira ngo tubashe kugendana neza mu kiganiro? Ntabwo nzi imyaka yari afite, ariko yari mukuru, yari afite nk'abana nka 3 n'umugore. Ariko nyine ntabwo nakubwira ngo yari afite imyaka ingana iki, gusa yari mukuru cyane. Bivuze ngo yari umupapa, yari umubyeyi, yari afite n'abana. Ese utwita bwa mbere, umenya ko utwite, wabibwiwe n'iki? Wamenye ko utwite bigenze gute? Se hari uko wabyiyumvishemo cyangwa wagiye kwa muganga niba babikubwiye? Nkimara gufatwa ku ngufu muri icyo cyumweru, natangiye kumva impinduka muri njyewe, gucika intege, gutangira gusinzira bya hato na hato. Naje kuganiriza abakobwa b'inshuti zanjye, bambwira ko ibyo ari ibimenyetso byo gusama. Narindiriye ukwezi ngo ndebe ko nzajya mu burumbuke, mbona biranze, niho namenyeye ko natwise. Wamaze ukwezi utegereje igihe cy'uburumbuke ubona biranze. Nese wahise utekereza ko utwite cyangwa wagiye kwa muganga kugira ngo ubashe kuba urishuwa neza ko utwite? Kwa muganga ntabwo nahagiye, kuko ntago nigeze mbyakira ku buryo najya kwa muganga kureba ikibazo mfite. Ahubwo nakomeje gutegereza nyine ngo ndebe ko ntwite, kuko ntabwo nari mfite imbaraga zingeza kwa muganga. Ntabwo ufite imbaraga zikugeza kwa muganga. Nese ukimara kumenya ko utwite bya nyabyo, urumva mbere warabikekaga, ariko ukimara kumenya ko utwite bya nyabyo, muri wowe wumvisha umeze ute, wabyakiriye ute?
ntabwo nigeze mbyakira, numvishe ko ubuzima bwanjye burangiye, isi ndangiriyeho, inshuti zanjye zincikaho, bamwe bakambwira amagambo mabi, abandi bakanca intege, abandi bakambwira gukuramo iyo nda. Ntabwo nigeze rero mbyakira neza nk'umubyeyi utwite. birumvikana ntabwo wari kubyakira neza kuko wari ugize ikibazo cyo gutwita inda utari wateganyije kandi uyiterwa ukiri muto, ikindi cyongeye witerwa wafashwe ku ngufu. Birumvikana ko ari igikomere wahuye nacyo kandi gikomeye cyane. None se muri sosiyete bagufashe bate? Inshuti zawe wakomeje kugendana nazo zakwakiriye gute zimaze kumenya ko watwaye iyo nda? Inshuti zanjye nta n'umwe wigeze wongera kuba inshuti yanjye cyangwa ngo bamfashe muri icyo kibazo nari mpuye nacyo. Bahise banjugunya muri sosiyete, bamfata nk'ikigoryi, umuntu udafite icyo azamara, nyine bamfata nk'umuntu warangije ibye nyine, kuko umukobwa nari inshuti nawe magara yarambwiye ngo ntabwo yakomeza kuba inshuti n'umugore. Kuva uwo munsi natangiye kuba njyenyine, nta yindi nshuti nigeze nongera kugira. Ese uwo mugabo wagufashe ku ngufu yaba yarigeze akurikiranwa n'amategeko kugira ngo byibuze icyo cyaha yakoze agihanirwe? Ntabwo yigeze akurikiranwa n'amategeko, kuko akimara kubikora yarambwiye ngo uwo nzarega nzasanga ari we ndegera, ahita agenda, ubwo sinongeye kumubona. Bivuze ngo ubwo kuva wasama ntabwo wigeze umubwira ko utwite, ntabwo wigeze wongera kumubona, wahise uba mu buzima bwawe utangira kwimenya, utangira kwiyitaho. Yego. None se mfite amatsiko yo kukwibaza, wiyitayeho gute? Wari ufite akazi, wari ufite abandi bantu wabanaga nabo? Ese wakoraga iki kugira ngo ubashe, urumva wari mutoya, utwite, ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ukeneye kubaho, n'uwo mwana hari ibyo azakenera. Ese wabyitwayemo ute? Icyo gihe ninde wagufashije? Ntabwo byari byoroshye, kuko imiryango nayo yari yamaze kuntererana, bambwira ndatwite, nta kintu nzamara. Naciye mu bintu bibi kandi bikomeye cyane kugira ngo ndebe ko nakomeza kubaho. Bamwe bambwira gukuramo iyo nda, kuko nta bumenyi nari mfite buhagije bwo kuntu bakuramo inda cyangwa ukuntu banatwita. Rero ntabwo nigeze mbiha agaciro cyane. Ntabwo byari byoroshye, nyine ubuzima bwari bugoye, ko imiryango yari yamaze kunyanga kandi nta zindi nzira mfite. Natangiye gushaka ibiraka hirya no hino, nkajya kwikurira amatafari mu gishanga, mfite inda, nuko ntabwo byari byoroshye. None se urumva wari ufite imyaka 17, uko biri kose umwana ufite iyo myaka aba iyo yize neza ari kurangiza segonderi, iyo yize naba ari kurangiza primaire, biterwa. Icyo gihe bagutera inda wari umunyeshuri cyangwa wari wasoje kwiga, cyangwa wenda nta nubwo wagize amahirwe yo kubasha kugera mu ishuri? Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugera mu ishuri. Ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kugera mu ishuri. Byumvikana yuko ushobora kuba warabuze ababyeyi ukiri mutoya. Yego, nabuze umubyeyi wanjye wa nyuma mfite imyaka 7. Umubyeyi wawe wa nyuma ni papa cyangwa ni mama? Ni papa, ni we wapfuye nyuma ya mama. Bivuze ngo mama wawe yapfuye mbere. Mama wa papa wawe yapfuye inyuma, wari ufite imyaka ingahe? Mama wanjye yapfuye mfite imyaka 3, apfa abyara murumuna wanjye. Rero nsigarana na papa agize imyaka 7, yapfuye niga mu wa mbere. Akimara gupfa nta yandi mahirwe nigeze mbona yo kujya mu ishuri. Ntabwo birumvikana, ntabwo byari koroha, kuko niba irumva yarapfuye ukiri mutoya cyane, wari ugeze mu gihe cyo gutangira ishuri, bivuze ngo nyine ayo mahirwe nayo wagize. Murumuna wawe aracyariho? Yego, aracyariho. Urumva wagize igikomere gikomeye kuba warafashwe ku ngufu ugaterwa inda. Uwo muntu wayiguteye ntibamukurikirane, kandi ukaba utarageze unagera no mu ishuri. Ni ibintu bikomeye wagiye ucamo, ni ibintu nyine ni igikomere gikomeye ugendana muri wowe. Watwaye inda ukiri mutoya, birumvikana, wagiye ubura amahirwe menshi, birumvikana, ariko nyuma y'ubuzima bundi burakomeza. Hari ingaruka nyinshi wagiye uhurira nazo mu gutwara iyo nda, hari ibibazo wagiye uhurira nabyo. Ni ibihe bibazo cyangwa izihe ngaruka wumva zikomeye zakugoye wagiye uhura nazo zatewe n'iyo nda waba waratwaye ukiri mutoya?
Ingaruka nahuye nazo ni nyinshi cyane kuko natangiye nanzwe n'abantu, b'inshuti zanjye ziransiga, famiye iranyanga, bavuga amagambo mabi cyane, naraburaye, narabwiriwe, nakoze ibintu bikomeye bitakabaye bikorwa n'umubyeyi, rero ntabwo byari byoroshye. Noneho no gutwita uri mutoya ni ibintu biba bitoroshye, njye ntabwo niyumvishaga ko ntwite umwana, byari ibintu nyine bitangaje, ntabwo nabyiyumvishaga, byari bitanyoroheye, nari mfite nyine ibibazo nk'ijana byose bimuriyeho, mfite ibibazo by'uko ntwite, uko imiryango yanyanze, uko ndi kurya, kunywa, kubaho nyine byari bitoroshye kuko ibigenewe umubyeyi utwite ntabwo nigeze mbibona. Ese utwite ntabwo wigeze utekereza ikintu cyo kwiyahura, kuko kugira igikomere nk'icyo ngicyo ukiri mutoya bitera ikibazo umuntu, bikamutera depression cyangwa akamutera nka trauma. Ntabwo wigeze utekereza kuba wakwiyambura ubuzima? Narabitekereje ndetse ndanabikora, nabishyize mu bikorwa inshuro irenze imwe, kuko ubwa mbere bwo numvishe ko ubuzima bwanjye burangiye, bakimbwira ngo ufite ibimenyetso byo gutwita, numvishe ko ubuzima bwanjye burangiye, ntumva sinyikwiriye kubaho. Bamfashe nk'inshuro nk'eshatu ndi kwirukanka njya kuri Nyabarongo, nanyweye acide, banjyana kwa muganga, ariko nyine icyo Imana yakuvuzeho ntawe gishobora kujya utarakigeraho. Ni Imana yakinze ukuboko nyine kugira ngo nagende, ariko numvaga nta kintu kimaze kuri iyi si. Wumvaga nta kintu kimaze kuri iyi si. Urumva nyine byari bikomeye, ntabwo byari kukorohera, ubuzima wagiye ucamo, ibintu byose wagiye ucamo, watekereje kwiyahura. Nese papa wawe yarapfuye na mama wawe yarapfuye, nese papa wawe na famiye yagiraga n'abavandimwe yari afite, cyangwa mama wawe n'abavandimwe yari afite ku buryo bari kugufasha bakakuba hafi? Papa yari afite abavandimwe, yari afite bakuru be, afite na bashiki be, ariko nyine ntabwo byari byoroshye. Namwe murabizi ibintu by'imitungo ya hanze, nta kintu na kimwe bari kumfasha, kuko n'ubundi nkimara kubura umubyeyi wanjye wa nyuma, nta kintu na kimwe bigeze bamfasha, bigeze bagira ishyaka ryo kunjyana ku ishuri ngo nige nk'abandi bana, nta kintu na kimwe bigeze bamfasha. Warimenyaga, birumvikana ko wimenyaga. Waratwise ndagira amezi 9 urabyara. Ese wabyariye kwa muganga, wabyariye mu rugo? Ninde wagufashije kugira ngo ugere kwa muganga? Ikindi kibazo, ninde ko umuntu agiye kubyara umubyeyi abakeneye ibikoresho byinshi, abakeneye imyenda, abakeneye amafaranga yo kujya kwa muganga, abakeneye ibintu bigiye bitandukanye. We wabyitwayemo ute? Ni bande bagufashije? Ni bande bakubaye hafi?